mukomeze. Yego. Imana ko yankunze ntarabaho ntaravuka hanyuma yarangiza ikanangira incungu ko mbimenyeye kwizera nka mutagatifu. Kuba mpagaze aha ngaha numva nta mutima ucira urubanza, numva ari ikintu gikomeye cyane kuko ubuzima bwose nabayemo nahoraga numva nsaba Imana iherezo ryiza. Imana ibambabariye izana iherezo ryiza kubera ko numvaga ko byagenda kose amaherezo ashobora kuzaba mabi. Uyu munsi nabaga nakoze byiza ariko ejo nkakora bibi. Nkabona ko n'uguhindagurika kwanjye no kugerageza kwitwararika nkabona ntibishyika, bigatuma rero mporana umutima uhagaze. Imana uzambabarire umuherezo ryiza. Rero ishimira Imana cyane 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 yantumyeho abavugabutumwa bwiza kubera ukuntu nari meze. Mbese nari narangiritse mu buryo bukomeye cyane kuko numvaga ko mu byo nkora byose ngerageza gukorera Imana. Numva Imana igomba kunjyana mu ijuru ngendeye ku kwitwararika kuko mbese numvaga ngerageza, ariko abavugabutumwa bamaze kumbwira ati ahubwo wowe ibyo ngibyo byawe byo kwitwararika wita ko ari byo Imana izaheraho kugira ngo iguhe ijuru nibyo bibi kurushaho. Nagize agahinda ndavuga ati utese ubu nanjye meze nk'umujura utera agatarina ati umeze nk'indaya irara kadirake amajoro yose. Numva n'impyisi nguyeho, mbese nahumutse amaso ndiba bwose nta munyabyaha uruta undi. Niba nitwararika muri byinshi nkakora kimwe ubwo mpwanye n'abanyabyaha bose. Bya bintu birakomeye. Numva narangiye umutima ko numvaga nvuga ati uko byagenda kose imyaka naba maze narize kore de dimanche ntabwo naba narayobye, ahubwo nzakomeza ngerageze nzarya uko byagenda kose kubw'izo mbaraga. Nyine ndi mu nzira yo nakumva ubutumwa bwiza barakuye kabyima n'umutima kugira ngo wenda bitaza kunyinjiramo. Ikintu nashimiye Imana burya agakiza n'impano utaha umuntu kuko umukunzi. Imana yayigeneye umuntu kugira ngo yiguhe ku bushake bwayo. Nshimira Imana rero nanjye ngize umunyamahirwe, maze gukizwa naje kubona ndi umunyamahirwe ukomeye kuko nabo nagerageje kubibwira nabonaga nabo bagakwiriye kubyumva kuko numvaga ari ibintu byumvikana. Maze kubyumva nahise numva nta n'indi nkuru yumvikana nk'iyi. Ni gute se umuntu atabyumva? Numva ari ibintu byiza wabwira umuntu ati biraruhura, wasaze ahubwo wasaze birarangiye. Bya bintu bifite agaciro gakomeye. Nshima Imana rero njyewe yampaye uwo mutima, urumva ko yangize mu bahiri, yarantoranyije aravuga ati mbese ndakwitoranyirije nk'uko umuntu agukunda akakwihera kado. Nshimira Imana kuri kado nziza yanyihereye y'ubugingo, ntagira ikintu nirata na kimwe byanjye. Nivaho ndizimuka nsanga koko nari mubi, kwa Adamu twarangiritse, umuntu arangirika mu buryo bukomeye ariko cyane ku buryo nyine ngo umuntu avuka ari mubi ariko agatangira no kwiyobagiza. Izo nzira rero nagenderagamo, ariko nkabona ko nyine n'Imana numvaga ko byagenda kose Imana izambabariza ko numvaga ari duke. Yewe ni dukeya buriya izambabariza. Ariko maze kumenya ko icyaha ari kinini byose, mbese umunyabyaha basa, abanyabyaha bose barasa. Numva ubwoba buranyishe, Imana ibyemeza umutima wanjye ndizera ndaruhuka. Rero naje hano iyihe mpamvu yo guhamya yuko nta mutima ucira urubanza. Umutima wanjye utakicira urubanza, umwana w'Imana bidasubirwaho. Niyo napfa none niyo napfa mbese n'Uwiteka rwose. Mbese nshimira Imana ibihe byose. Nabonye icyo gushima Imana, nagiraga ibintu byinshi nashimaga nshingiye ku bintu bifatika, ariko ubu ngubu mfite ishimwe noneho rihoraho ridafite icyo rishingiye ku gakiza ka Kristo. Ngenda numva nta kintu nikanga, mba numva mbese ahantu hose numva ndiho nkomeye nta kibazo mfite. Nshimiye Imana rero bavandimwe, kandi ngashima n'Imana yabampaye kuko nkimara gukizwa navuze nti se aba bantu bigenze bavumbutse hehe mu minsi mikeya mbamenye uburyo baza bavuga ibintu n'igihe cyose nabereyeho
genze gute nkumva ko ari abantu bakeya gusa ari abantu nkabangahe nkabo nabonaga ahari ariko nshima Imana iyo ngenda mbona nkumva ngo abantu ngo birunaka hari mbese nkumva ni ibintu mbese ndishimye cyane ndakumva rero iyo ngiye n'abavandimwe baturutse impande bashaka kubumva bose barahitana bumva ashobora kuparitaje nkajya ntanguko abantu bavandimwe tubeho mu isi y'amahoro kandi dufite n'ijuru yego rwose none se mama ko kera wari ucukuzi mu makorali akomeye wari umu-ADPR ufite agakiza uvuga ko ufite agakiza none ureba no mu makorali akomeye none se ubu nyine icyo gihe nyine wumvaga nyine ako gakiza byaje kugenda gute ku buryo waje guhishurirwa nyine ko tuzi wari umuririmbyi ukomeye uri n'umunyamasengesho byaje kugenda gute ugira bihombye pe izo korali wabagamo no kubaka urusengero byo ubwo nyine byari bimeze gute umuntu avuga ari umunyabyaha ariko yanakura agatangira akagenda wiyobagiza kuko kose nashakaga kwemeza Imana ari ibintu nzakora yego bw'Imana izanyemera ikampemba ijuru ariko maze kumenya yuko nta kintu na kimwe wakora kugira ngo wemeze Imana iguhembe ijuru ryayo niho nemeye nyine mbona ko ibintu byose nakoraga ko ari gupfundikanya nibwiraga ko nkijijwe ariko ntabwo nari nkijijwe nari ntarakabona umucyo wa Kristo ubwo rero aho amaze kumurikira anyeretse mbese nakuweho ibitambaro ndasobanukirwa ndeba uwo nari ndiwe mbere ukuntu nari mubi cyane nkubona ibyo bintu ninkomeza mu izo nzira ubundi finali ari kurimbuka maze kubibona mbisobanukiwe neza kuko numvaga kuba muri korali ari ibintu byiza narabikundaga cyane nkumva ari ibintu ntahara maze no gukiza bene data ndababwira ati ngewe ati ntabwo nareka korali nzakizwa ariko numvaga no ku mutima wanjye nzakizwa ariko nkakomeza nkajya njya no kuririmba ahubwo numva ariko ngiye kuririmba kuko nakijijwe ngewe nakijijwe uzajya uririmba neza ahubwo nzi ibyo ndi kuririmba kuko n'indirimbo twaririmbaga arazisubiragamo nkumva nibwo ndi kuzumva neza ziba zivuga ibintu byiza nkumva nibwo ndi kubyumva ariko nagera mu rusengero batangira za gahunda zabo nkumva neza meze nk'uri kurwana nabo mu mutima meze nk'uri kuburana ibintu kandi ni ikireba nk'uri yaratubeshye ntavuga ko ntafite ubushobozi bwo kuba navuga nti aho hantu uvuze si hari umwanya wanjye wicaye ahangaha mva ukuntu atubeshyere buriya nawe aragarutse aratwihanishije uyu aragarutse apfukamishije abantu ngo bongere bihane nkabona ibintu bimeze nk'umukino kandi rero ibisi nazabivamo avuga ati noneho ahubwo nzajya nzajya nigumira mu rugo kuko numvaga ko kuba nkijijwe no guterana atari ngombwa nta n'impamvu yindi gukizwa byo bihagije kuko numvaga nanone kujya mu materaniro ahari hari abantu nabo nubwo bakijijwe ariko bashobora kuba bafite ibindi bintu ntazamenya n'amategeko byazajya bikomeza binkurikirana nkumva gukizwa nanakwigumira mu rugo bigashoboka ariko nyine buhoro buhoro n'umuvandimwe tubana kuko we yakijijwe imbere yanjye tukajya tuganira nkumva ibintu ni byiza nza mu materaniro baterana ni byiza kubona abavandimwe bumva nyine ngiye nkunda kuva mu materaniro nyumva amashimwe y'abavandimwe kuko ni ibintu byiza cyane ariko nkumva yewe bizangeramo gute nanjye kugira ngo mere nka kuriya nyine bameze ariko nyine navuga ati Imana bari abantu rwose ibintu bavuga ni byiza ndabikunda bituma nyine nyoboka iteraniro nkunda abavandimwe nkunda kubana nabo kuko nabonye ari iby'umumaro kandi hari imyenda nkiri ngo nakijijwe urwo rupfu rw'iteka ariko nkomeza kugenda nkira n'ibindi umuntu aba yarangiritse bikabije hari ibintu byinshi uba ugifite mu mutwe na bya bitekerezo bindi byose bikagenda bishira numva ndi kuba mushya numva ngenda mba mushya ntazi ngo byagenze gute ibintu birijyana burya kwakira Kristo nicyo kintu umuntu yari akeneye mu buzima nicyo cyonyine y'amahoro nari narabuze nagiraga ubwoba gutinya abarozi kuko bya bintu bakundaga kuduhanurira bavuga ati turize dukwirinda ati usengera umwana wawe w'imfura dore
nkahora uhagaritse ariko ni nako umunyabyaha wayeho ukagenda wabona akatsi mu nzira uti ngubu nibyo bahateze ubwo rero ngenda nshira ubwoba ngenda numva Imana ariyo byose baho yavuga nti ubu n'abana sabanje n'abakirisitu bazajya barinduka bishaka bituma nyine numva ngenda mbokoka nta mutima ukigucira urubanza none ubwo ngubuje noneho yishatse kutubwira ko ayo masengesho yawe n'ubwo buririmbyi bwawe byari ibizira bishingiye ko n'ubu nawe yaraziraga nanjye nari ikizira nakoraga nabyo byari ibizira nta kizima ntacyo kwibuka gihari ntacyo kuvuga ngo wenda iki cyo nzagisigaza nkitwaze kumva ko byose nyine byararangiranye nshima Imana yabimbabariye kuko nanjye nabikoraga mu butamenya ariko aho mumenyeye ndashima uko anyoboye ngenda nkomeza kumusaba ngo nkomeze kugendera mu bushake bwe nkomeze kugenda nyobora nyine nk'uko umuririmbyi yabivuze ati ayi Imana yo mu ijuru ukomeze kunyobora unshishe mu nzira yo gukora ibyo ushaka nanjye n'igihe gusengesha nsenga ati Imana ukomeze unyiyoborere kuko naragize amahirwe kandi nkaba mfite icyizere kuko naragize ayo mahirwe gusa